sibyo ese ibyo ntibyari live oya kuba live ni kimwe live ariko kamera eshanu uwo muntu kwerekana niyo uhitamo ngo turabye bitandukanye n'ibyo muri match biriya ni byanyuma ya match amakamera nka 6 tuvuge n'urugero hano hari kamera imwe hano hari kamera ndi kamera turazigirara cyangwa hari imwe zirarenga ziba zihari bareba bose barabiye inyuma y'izamu ibyo bafata byose wowe bifite imbere yawe wowe ugahitamo icyo abantu bareba directeur w'amashusho ni wowe byatindagaho yahitaga directeur abikura nyine nta nubwo ugomba kubishyira ntabwo bijya oya none se ubananirwa kugaragaza Luvumbu match irangiye erega site no se ntabwo ibyo bintu bikora ariko kugaragaza ibyo arimo akora nakanya gato cyane byamaraga karahagije ariko urumva kantu nkako kugutungura werekana umuntu utsinze kufura nkiriya n'ibyo byandanda probability ni 100% ko match irangiye Luvumbu yatsinze kufura Report itsinze kare bugaragaza n'ibyo byandanda tuvuga n'ibyo byandanda tuvuga atangiye guharabika irushanwa rya mapinduzi avuga ko aperi itazagaruka avuga ko biteye isoni avuga ko ariyo mpamvu kuri televiziyo bahise bamukupa yego byari live ariko bahise ariko ibyo yari yavuze ariko utandukanya iriya interview ya nyuma ya match ibitandukanye n'ariya mashusho karenze oya investion nashatse kuvuga jewe match twese tubonye ko Garinacho atsinze igitego wenda kidasanzwe araserebuye hajemo akabazo ariko barabikumiriye match irangiye maniyo itsinze wenda Arsenal probability yo kwishusho ye mu bari kureba live ari we muntu iza guhita kubitaho nyuma yo gusezerana gukora mu ntoki ko batoza gukoranaho n'umukinyi watsinze ni ibintu byihuta guhita biza ko kanya ushobora kubona rakoze icyo kintu kuko rero iyo shusho uvuga nta masogonda arenza abiri ryagarugaye cyangwa ni uretse ko bivuga ngo we bamushyizo nka Luvumbu bazi ko reje sinakumitekereza ko cyo ntekereza uyu muntu ko ni nabo bakora batanga zira highlight no muri highlight ndumva muri celebration bigaragara muri celebration y'igitego byonyiriza nicyo kikwereka yuko ahubwo uyu muntu ashobora kuba tarazi valeur y'ifite abati nabibonye mu gikombe cya Afrika ariko oya ashobora kuba ataranabibonye nakubwiye igikombe cya Afrika nakirebaga ariko Messi yanciyeho ibyo niyo mpamvu wari kwerekana match hafi ya zose bizi kutarubi reka buri wese agira icyo ignorance nemera ko responsibility nikuraho cyangwa se ikosa uri ku rwego rwo kuba uri mukuru ukurikira ushobora kuyobora amashusho ya televiziyo y'igihugu wakabaye uzi kirazira n'ibitari kirazira ibyo byabaho Reje reka buri wese avuga byumva mwanya icyari kuba cyiza ahubwo numvaga Karenze ribuze gusoza inarashye nabanza kivuga gisoze hanyuma tuze kuyitanga ibitekerezo kuko dushaka narangize none twebwe buri wese dukomeza ino geste ariko dushimira Moap no mutwe kuborosa amenya gacya neza yitwa Moap iva iseviye muri Espagne hari no wabana mukanwa gacya pe hagahumura hari n'amavuta buri y'igikotorio yabugenewe yo kwisiga akaba n'amavuta abadamu bakoresha mu misatsi ya Moap yabo nyine hair relax na hair food n'abataramu cyane munanyweji ya sana ya turasa mu abana babige bameze fresh n'abantu b'abataramu cyane dukomeza dushimira Fortebet tsindira amamiliyoni akakanya kuri Fortebet akadomora nawo bettinga kuri internet umunsi nakwiye ko Chelsea ishobora gutsinda Palace Porto ikabatsinda Luka Juve igatsinda Udinese ndetse hakaba na match nabonye ya Simba iza gukina na Geita kwa Geita Gold kabisa Geita abayo nashyire iyo foto kugira ngo abantu babyumve neza iriho iyo foto igaragaza neza uburemere bwa geste ya Luvumbu kuko yo iriho n'ibimenyetso iriho u Rwanda iriho ijambo genocide iriho Amerika iriho Uburayi donc iriho ariko ni foto abantu bishyiriyeho ibyabo ni foto ariko umuntu yishyiriyeho ibye n'editing y'umuntu yiyandikiye ibintu byo ukabyumva reka turekere ngiyo umuvugizi birahagije kare birahagije umuvugizi gume kuko niwe muntu ibintu watumye bimenyekana cyane biragira ibindi byo umuntu yashaka context ibyo bintu umuntu yashaka bikaba byagira kundi wenda byakwitwa ariko reka turekere situation rero imezite Luvumbu yabikoze amaze kubikora byagaragaye ko imitima yagerageje kumubuza ariko Luvumbu arabikomeza Luvumbu mu bakinyi b'abakongomani bari hano mu Rwanda navuga ko ari image nini cyane ku buryo atuma nta nundi mukongomani ukina mu Rwanda tumenye hari undi muzi harimo Risere muri Gasogi
harimo ariko yerekana abagibuka sasa mu Rwanda nabandi oya no mukinyi wa equipe nationale bivuga mu magambo make umuntu ni image nini cyane y'umukongomani iri hano mu Rwanda ku buryo byoroshye ko muri iyo nzira y'icengeza amatwara ya propaganda ariwe muntu byoroshye gukoresha cyangwa byoroheye cyangwa se byoroshye ku ruhande rwa Kongo kuba yakoreshwa. Oya ntabwo byoroshye ahubwo niwe nzira yakwihuta. Niwe nzira yakwihuta, ni image imaze kugira visibility nini mu gihugu ku buryo Luvumbu yabikora nk'igitekerezo cye bitewe n'imyumvire ye, ariko yanakoreshwa n'iki n'igihugu cye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntitubihagazeho ariko izo ntuzo zombi zirashoboka ko yabikora nk'igihugu cye nk'ubushake bwe n'imyumvire ye cyangwa imvara icyo byahindura ku giti cye, cyangwa se akaba yanakoreshwa. Yuvuze gukoreshwa ubwo ukuyeho possibility yuko yaba atabyemeraga. Yuvuze gukoreshwa oya yaba byemera ariko agasabwa gukora ibyo bintu. Ashobora kuba byemera ariko ko bimaze igihe se kuki atabikoze kera. Ariko akaba wenda uyu munsi nyuma y'uko ikipe y'igihugu ya Kongo ibikoze ahandi hantu twe twarabonye Luvumbu muri action nterekwe no gutsinda. Bari bayibujije se bayibujije mu match ejo barayibujije kuri iyo geste. Oya ejo kandi Luvumbu nko muzayirwa mu bino akwikira ikipe yiwabo kandi buri gihe yapostinga ko babibujije arabizi. Donc ibintu Luvumbu yakoze abantu babyumva ibintu biri premedité kuko si ibintu iyo yikureho oshyiza yindi rekera ifoto ya Luvumbu n'uyu papa birahagije sibyo. Ariko nayiraharerega nawe ibi ngibi ni dese ni ifoto ikoreshwa ariko nayivaneho nicengeza amatwara nayivaneho kabisa aba mbere ko dukomeza yivaneho ifoto. Urumva bivuze iki? Bivuze ngo si ibintu byamugwiririye sibyo. Swate yaba yabikora ku bushake bwe cyangwa yabibwirijwe cyangwa yabisabwe, ariko ibyo ntitubizi, niwe wabigaragaza sibyo. Ariko icyo bivuze ni iki? Umwuka turabizi neza ko atari mwiza. Hari ikintu wasobanuye ariko cyagejyaga nko kuganisha ko Luvumbu mufate nka ambasaderi wa mu buryo bumwe wa Kongo. Impamvu ujye nkubwira ibyo nuko ahagarariye komino hari n'ikintu yavuga cyangwa se yakora we. Ntekereza ko ambasaderi wa Kongo mu Rwanda atakora ikintu ngo kigire visibility na tension nk'iyi ya Luvumbu. Niyo mpamvu nkubwira ubu nonaha muri iki gitondo ni amakuru mpagazeho 100% nuko Luvumbu yamaze gusabwa na ambasade ya Kongo ko aza vuba cyane kuri ambasade ku biro bya ambasade. Yahamagawe n'abakozi bo muri ambasade bamusaba guhita ajya kuri ambasade ya Kongo. Bivuze iki? Bashobora kuba swate bagize panique kavuga bati wenda bashobora kumugirira nabi kuko muri Kongo bibaho. Ndibaza ko iyo abari nk'umunyarwanda uriyo wabikoze tuba tuvuga ibindi. Nari umunyarwanda muri Kongo uri muri Kongo ari nka Sugere muri Vita Club n'urugero akabikora ni urugero nta wundi munyarwanda wakinyeyo harya abandi ni bato mu bizwi wamenyekanye n'Sugira bimeze nk'uko kwa Luvumbu rero umukinyi wa equipe nationale we na Dadi Birori ari mu ikipe y'abafana Sugira no mu sibyo. Urimo uribaza yahagaze imbere y'abafana kuri Stade de Martyrs kuri Stade de Martyrs sibyo, agakora geste bihorwa nk'iri ntiyava kuri stade. ashobora kuhava simvuga ko bamwica ariko bashobora nko kumudipotinga, bashobora nko kumufunga, bashobora gukora ibintu byinshi cyangwa abafana bakaba. Mu Rwanda rero hari ibintu bibiri biba byajemo. Icya mbere ni umukinnyi, nibyo rwose ni ibintu byo kurebwaho, nibaza ko biri burebwaho kuko Luvumbu ni image nini koko ishobora gukoreshwa mu buryo bwa politiki. Ariko nanone
ni umukinnyi uri mu ikipe y'abafana, abafana bemeranya ko Luvumbu ari uhetse ikipe yabo uyu munsi, sibyo? So uyivanye mu ruhu rwa politike ukajya mu ruhu ruri sportif ushobora kubyoroshya ukavuga uti yakoze amakosa nkuko na perezida wabyumva cyangwa n'undi avuga ati use tumurekuye Rayon Sport yaba hiti, sibyo? Amakosa yakoze ariko nta bundi buryo yaganirizwa akaba yasaba imbabazi, ariko simbona asaba imbabazi kubera ko yasubiyemo inshuro nyinshi icyo kintu. Ibyo akora ni ibintu yatekerejeho, gusaba imbabazi byagorana uko mbyumva. Kuko reka nk'ukintu kandi gusaba imbabazi byakoraho damage, byakoraho damage, byakoraho ko message yatambutse reje, sibyo? Kuri stade ari ikintu batabonye. Buriya Rayon Sport irimo gufoto iri ku kibuga hari abantu bayifotora benshi, ariko burya gafotozi navuga abantu bibonamo nubwo atari mu kazi ka Rayon ni Christophe Renzaho. Noneho Renzaho burya we ntiyarari aho batsinda igitego, we sinzi yarari muri stade, sinzi ikintu yaragiye muri nko gukora amase yageze ajya gufotora muri tribune. Noneho ibintu bibaye sinzi niba ari umuntu amohereje niba ari iki, ariko yagiye ku kibuga agiyeyo avugana, sinzi abantu bafatanyije avugana n'abantu b'inyarwanda, ahura n'abantu b'inyarwanda n'abinyarwanda bari gufotora, nibo bari bafashe iriya foto, no cameraman w'inyarwanda no mu photographe wa polisi. Noneho icyo bakoze bumvikanyeho bombi, sinzi ari Renzo babasabye cyangwa babyumvikanyeho kusiba nta foto, impamvu nta foto ya nyayo ya kira gikorwa yabonetse bazisibye, hagaragaye muri video bavuga ati rero izi foto mureke, nyuma ya mitima narenzaho no gushimirwa, urumva ati izi foto tuzireke rwose mutubabarire muzihanagure, zifite ampleur yindi, zifite birenze iby'umupira. Barabyumvikanaho nk'abakameramani n'abagafotozi barayizihanagura. Match irangiye Christophe Menya yagumye aho ngaho n'abandi bantu bari kumwe, muri uko guserebura yashatse kongera kubikora, ariko Christophe aza n'abandi bantu kumubuza, asa n'ubiyamye, baramuganiriza yashwanye nawe, erega byagaragara kuri kamera ngo Luvumbu ba Christophe bagerageza kubishyira mu gifaransa mwumvisha icyo iki, ariko arabiyama, asa n'ubiyamye ngira ngo yibonye. Muri uko kuyama rero nyuma yaho nabonye ashwana na Christophe birancanga ko byagaragaraga ko yamubwiraga ati ikintu ntugisubiremo, ko Luvumbu yabwiraga Christophe ege wabona nk'aho ari kumyegezayo, undi yagerageza kumusobanura nyine amubwira ati nyaboneka ni iki reje, ari naho karenze nemeranywa nawe ko Luvumbu si uruhinja, si umwana, ibintu situation geopolitique buze ko nyita mu Kinyarwanda, ariko arayumva yo muri aka karere, azi n'ahari ko atari ahantu hatari umutekano, n'urugero arabizi ko hari umutekano uhagije mu Rwanda ku buryo icyo yakora cyose mu by'ukuri aggressivement nta cyamubaho ku buryo buri physique. Azi ko umutekano we urinzwe nta kibazo, azi ko icyo yakora icyo ari cyo cyose ingaruka zabarwa mu bindi, ariko nta ngaruka direct ku buzima bwe zihari. Kuba rero yakoze ikintu cya mbere ba mitima bakamubuza, kandi mitima no umuntu wihutiye cyane kugenda atagiye guserebura, agiye gufata ahubwo amaboko ye, si utabibonye agiye kumanura amaboko ye no guserebura yagiyeyo, ariko niko mitima birashoboka ko yashobora kuba yarazi, nanjye nicyo natekereje, ashobora kuba yarari hafi cyangwa se akabatekereza yaje guserebura, ariko nk'umuntu wenda mitima ni umuntu w'umusirimu ubona aje guserebura, ariko yaje ubona ko atari muri mood yo guserebura kurusha ibindi, ari muri mood yo guserebura, umutekano w'umuntu, bashyiraho celebration, urebe nk'umuntu uriza umutekano w'umuntu kurusha kuje kwishima hani igihe ubwira umuntu nawe ukamutera n'inkokora ukamugwa hejuru utitaye ngo harakurikiraho iki, we yaje nyuma amufata amaboko, yari yamaze gukora geste already, no mitima araza sobeka mu maboko gutya arayamanura ayavanaho, bigaragara ko wenda yatekereza ko iyo tentative yabaho. Icyo ni kimwe, ikirangije nuko gushwana n'abantu bagereza kumusobanura nyuma bamubwira ampleur ubunini niba ariko twabwita bw'iki kintu. Icyo si cya kabiri, abo ba Christophe n'abandi bantu bahari, Christophe nabonye muri kwa bandi bakamerama nabo bari bahari, n'abakinnyi bamwe mu bakinnyi bose na hise mbona ngo ni bande Christophe duhita tubona, urabona ari umunyamakuru mugenzi wawe none ari mu cameraman yitumwe ubugira. Icya gatatu nukuza kongera nyuma match anarangiye batashye ukubita iriya geste nanone kuri Instagram ye yanditseho niba ari Luvumbu weritse 10. Ibyo byose rero
hari ikintu rero kimwe numva ngewe reji wenda mbere yuko tuza no gukomeza ibi bintu bifite impe ebyiri hari ururi sportif hakaba hari n'ururi politike mu by'ukuri ibi ni ibintu bibiri mu buryo bumwe cyangwa ubundi bijyana ni nayo mpamvu ibihugu byinshi bishyira imbaraga muri siporo kuko message iciye muri siporo irihuta cyane niyo mwabonye perezida Alassane Ouattara wa Cote d'Ivoire yagerageje kujya mu ifoto iyo ariyo yose yo gutwara igikombe bivuze iki bivuze ngo niba hari n'umuturage utari yishimiye imiyoborere ya Cote d'Ivoire abakinnyi ba Yanga bakoze iriya geste babazayirwa bakina muri Yanga mwarabimenye cyane barabivuze cyane bivuze iki ni kampanye ihari ni kampanye ihari worldwide ku rwego rwa Congo kandi banyuza muri abo bantu babo bafite amazina icyo bivuze ni iki buriya ekipe nka Rayon Sport cyangwa n'indi ekipe iyo ariyo yose iyo ni ikipe y'abafana ireba resultat ireba gutsinda sibyo ibindi ntabwo ibireba kandi ndayumva ariko ku rundi ruhande nta mahitamo ifite nka Rayon Sport usibye kugerageza kuba yarwana n'ikibi cyose cyateza umwuka mubi muri politike kubera ko ni ikipe y'abafana abantu babyumve neza mfite amakuru yuko muri politike ya APRFC ejo bundi ihindura ikajya mu banyamahanga hari umwataka wigeze gukinira Yanga ngira ngo mashaka kuba muzi yitwa Eritier Makambu Eritier Makambu niwe wari priorité muri recrutement za APRFC zo muri Mercato ishize Eritier Makambu yari yamaze kumvikana na APR ibintu byose agomba kuza gusinyira APR FC umuyobozi w'icyubahiro wa APR FC retired General James Kabarebe ubwe yatanze message ni amakuru niherewe na ba nyir'ubwite arababwira ngo mu mwuka uhari ubu ngubu mu mibanire y'ibihugu byombi bihari ubu ngubu APRFC ntabwo igomba gusinyisha umukinnyi w'umunyekongo niyo yaba akina nka Messi uwo Eritier Makambu nubwo yaba akina te ntimumutekereze mukure muri gahunda y'abakinnyi mutekereza ko yaza muri APRFC icyo byari bivuze ni iki ni ukwantisipa bitewe n'umwuka uhari nk'umunyapolitike nk'umusirikare kwantisipa akareba akavuga ati muri uyu mwuka umukongomani waza muri APR ari capable gukora ikintu icyo ari cyo cyose ari capable kuba yatsindisha APR ku bushake ari capable kuba yakora nk'ibi Luvumbu yakoze wenda bikaba skandal ku ikipe ya gisirikare barantisipa birinda umukinnyi n'umwe ukomoka muri Congo Kinshasa abantu babyumve neza Congo Kinshasa itandukanye na Congo Brazzaville ndetse Congo Brazzaville inabanye neza cyane n'u Rwanda ubu ngubu icyo mbivugiye ni iki hari umuntu uyu munsi uri uvuga atari kurabona yateraga kufura neza urabona niwe waruhetse Rayon Sport rwose babirebe ibyo ndabyemera yarahetse Rayon Sport ariko mind you Rayon Sport iroshwa amanota 9 na APR kandi ifite Luvumbu 9 yes 9 wenda ni mu gihe cyantuza 9 mu gihe batsindikirara cya Marine sibyo ariko impamvu avuga ko ari 9 n'nyine n'ukuri Marine Marine barakinye Etoile de l'Est se buriya yagira ariko nishaka nayitsinde n'atandatu si makeya sibyo mu mikino 10 ibura icyo bivuze ni iki
birashoboka ko Luvumbu yari afite icyo amariye Rayon Sport kandi gikomeye turi kujya ku mwanzuro ariko ku mwanzuro ntabwo najya ku mwanzuro ngende ndimo ndavuga uko mbyumva Rikari nawe aritavuga nanjye vuga ni ukuvuga kuri ku ruhande ruri sportif iyi ni issue iri politique sibyo u Rwanda mu budasa bwarwo muri analyse yayo iri politique ndahamya 100% ko ari iri butanga umurongo ubu nonaha yaba Jean Fidel yaba Patrick yaba n'abandi bafata ibyemezo muri Rayon no muri Ferwa icyemezo cyonyine bafitiye ubushobozi ni uguhagarika Luvumbu muri Rayon Sport kabateya ibi bintu byateje wenda umwuka mubi tubaye tuguhagaritse imikino runaka muri Rayon Sport ariko igihugu nk'u Rwanda gifite ubushobozi bwo guhagarika Luvumbu muri Rayon kikamwirukana ku butaka bw'u Rwanda n'ibindi byinshi cyakora sibyo nubwo atari byo wenda twifuza ariko icyo mbona ni iki ibyo Luvumbu yakoze byo ni scandale kandi yabikoze yabiteguye yabitekereje hakenewe ko wubwe atanga verisiyo ya nyayo akavuga ati rwose nabibonanye wenda abakinnyi b'igihugu cyanjye nanjye mbona ni byiza ndashaka amahoro cyangwa se ubundi buryo mbyumva ikintu bita kuba intwari umuntu aragiharanira sibyo kandi impamvu gitwa kuba intwari nuko hari ibintu ukora biri controversial utabyumva kimwe donc nabo muhanganye sibyo ni ukuvuga iki Luvumbu birashoboka ko yashatse kuba intwari reka tujye muri iyo context akabitegura akavuga ati jyewe ndi mu Rwanda sibyo uwo Kagame bavuga ari mu Rwanda abanyarwanda duhanganye bari mu Rwanda ndi image ikomeye sibyo ndaba intwari wacu uko byagenda kose ndakora ikintu sibyo kiri kuko urebye social media ziwabo bamugize intwari deja ntatinya hari n'abanye ngo akwiye gusimbura Kisekedi nguko niwe muntu wenyine udatinya Kagame donc baravuga ibintu byinshi bivuze iki bivuze ngo Luvumbu ashobora gushaka kuba intwari akanabikora akaba yanaba intwari wabo koko mu myumvire yabo sibyo mu myumvire y'abanyekongo ashobora kuba intwari mu myumvire ye n'abanyekongo ariko ntibishoboka ko ari buba intwari y'abanyekongo ngo abe n'intwari y'abanyarwanda cyarimwe ntabwo byashoboka ntabwo ibyo bibaho sibyo ntabwo ibyo byashoboka ni ukuvuga iki ni sacrifice niba yiyemeje kuba intwari y'abanyekongo akaba yumva ashyigikiye perezida we n'abandi bari muri iyo njyana babyumva kimwe nawe arabikora sibyo ariko ntabwo ari buba intwari y'abanyarwanda abanyarwanda turaza kumwamagana kuko ntabwo dushyigikiye leta ya Kongo na perezida we n'abandi bakinnyi bagenzi be n'abandi bakora nk'ibyo sibyo turabyamagana ku manywa y'ihanga ntabwo mushyigikiye wenda uburyo baharabika igihugu cy'u Rwanda cyangwa iki ariko ndavuga kuri iyi specific case yo gushinja u Rwanda ko ari rwo rugize ntabwo turushyigikiye icyo bivuze ni iki Luvumbu n'abintwari wabo sibyo ariko ntabwo agomba kuba intwari ku banyarwanda arimo aharabika igihugu cyacu ibyo byo ntabwo biri bukunde ntabwo bishoboka kuyobora amakipe biragoye nibwo mbibonye kubaza nishyize umwanya wa Jean Fidel ku bwanjye still Jean Fidel niba kuko ngo yahamagaye Luvumbu aramubwira ati ushyire umutima hamwe sibyo ntabwo bikomeye ayo ni amakuru ava kuri Luvumbu ko perezida yamuhamagaye wa Rayon Sport ese kare kugira ngo amuhamagara mubwire ngo hunga ugende ndanabyemera ko yabimanaginze neza nka perezida w'ikipe kuko none ntiyari kumubwira turapfuye tahunga oya yamubwira ati humura ibintu ntago bikomeye turimo turabikurikirana Rayon Sport yakoze crisis meeting mu gitondo babyukiye mu nama ya crise yo kumenya ngo turakora iki ibi bintu birahabwa uwuhe murongo ese nihe dushobora gusikinga advice donc nihe twabaza twagisha inama icyatubayeho nka Rayon Sport kitaze no kwitirirwa ikipe kitaze no gufatwa mu isho y'ikipe
hagomba kubaho statement kwanza itandukanye ibyabaye na equipe, hakabaho statement itandukanye umukinnyi n'ibitekerezo n'imyumvire ya equipe. Ibyo ni ibintu bigomba kubaho uko byagenda kose. Hakabaho wenda tuvuge ko byorohejwe, hakabaho statement y'umukinnyi, sibyo igira ikivuga, isaba wenda imbabazi abanyarwanda, ivuga iti no, nahubutse, nagiye mu marangamutima, cyangwa se wenda nagerageje kwigana bakuru banjye bo mu ikipe y'igihugu. Hari impamvu nyinshi ashobora gutanga zo kugira gute, zo kwisobanura. reka nawe tuguhe ijambo ariko dushimire Skol Raga, ni inzoga sportifu, burigira icupa rinini n'iritoya petiraga, no muri kaneti burya ni Raga nayo, hari na kaneti ntoya nayibaho muyinywe. Ahenshi nabonye ugura 3 baguye ya 4, wanywenye bakaguha 5. Tunashimire Sportsland, iduka barizwara kuri Caritas mu mujyi, niryo rya mbere ubwo kwikoresho by'imikino. Yego. Niyo mwaba n'igihugu cyose batari kucyambika, amakipe yose ari mu gihugu rwose, mu mikino yose kandi. Hara kuri Caritas kuri Centenary House mu mujyi. Okay. Rika hanyuma rero opinion yanjye kari byamucanze rikamenya ari n'umwana rega. Buretse gato ku cyose utangira kugasa naranafata mikro. Utangira uri waritse ngatanga opinion yanjye. Rega si ngombwa ko umuntu wese hano muri sifata ijambo. Oya ni ngombwa. Oya buretse gatoya. Ariko nibyo opinion yanjye. Reka vuga n'ibyo. Ashobora kuba nta mwana ufite undi, nta mwana ufite undi, we na conscience nta mwana ufite undi. Oya ariko utangiye kunyobora muri opinion n'igitekerezo nari mfite, ibyo byo no kwenta inyenti mitari kandi uvuga buretse mureke abivuga uko byumva. Icyazo sindanavuga, ntabwo uzi ikintu genda kuyorere, sindanavuga. Reka information umuyobozi w'ikiganiro ufite n'uburenganzira bwo kuvuga ngo du closing iyo issue. Kuko iyi siporo ni politiki, nayitanzeho opinion kandi irahagije. Oya none se kucyumva agira opinion itandukanye se niya itegeko no kugira opinion itandukanye n'iyanjye, ubwo hari ibindi bibazo yazana. Niba ufite indi opinion itandukanye n'iyo James Tiri sportif of the politique, James Tiri sportif muri sportif nazivuze zombi, izo furuka zose nazivuze. Izi furuka zose zavuzwe. C'est comme byumva buri muntu agira conscience no kugira conscience kuko hano hazamo n'igihugu haje n'igihugu ntabwo numvise ari ikintu bagiye kuvuga. Ibyo wavuga bitandukanye n'ibyo navuze, ntabwo ari wowe wakwitaba, nshobora kwitaba mbere yawe, sibyo? Ibyo tubyubahe, ni issue iri politiki. Reka dufashe rwose uanaliza neza match, batuzanira amashusho ntabwo tunenze ko wagira igitekerezo gitandukanye n'icyacu, ariko uraza kukiduha tukiganireho, nitwumva aricyo uzagitanga. None twabyihorera twabyihorera, ariko ibyo ngibyo nyine nabyo ni sinzi uko mbyumva, ariko aya umusaza mujye munyumva. Hapana, nagari cyo ngicyo. Ubutore amashusho match nyirizina y'ubwayo yarimo controversy nazo zitari nke. None se ubundi resista ariko nta kibazo me. Reka topic niba ariko bimeze nta n'ikibazo twatu. Buri wese mu Nyarwanda yumvise ukuri, hari byibuze babinyuzemo mu buryo babyumvamo, kandi twajya no muri match. It's okay. Police FC yatujyana kuri match ejo Nyamirambo shwa. Okay. Ariko mwibuke ko dufite uratazi. Ariko weme niba afite ingingimira yumva tumuniganye ijambo, natandukanye igitekerezo cye, ariko na doke nagitanga wagitanga. Yego. Ariko nk'umuyobozi w'ikiganiro niba gitandukanye n'icyanjye, mbanje kwitandukanya nacyo. Oya nta kibazo rwose, nimba iki gitekerezo kitandukanye n'icyanjye kikaba cyagira ikibazo giteza. Oya njye nitangira opinion yanjye, uri umugabo kirengeye. Yego opinion yanjye ni ingi nta yindi. Icyo abantu dukwiye kumenya twese, uwitwa Luvumbu Nzinga n'umukongomani, ibyo turabizi, n'umuzayirwa cyane tavangiye. Yego twamumenye bwa mbere aje muri Cane hano 2016, ari mu Rwanda nk'umuntu uri mu kazi. Yaje gukinira ikipe ya Rayon Sport mu kazi. Iyi issue
impamvu aka kanya yafashe intera ikomeye cyangwa se yagiye ku rwego rwo hejuru ni ukubera ko yayikoreye mu Rwanda kandi ibyo bintu barabihuza n'u Rwanda. Nje uko mbyumva nuko mbibona kuko ahandi wenda nkuko batanze urwo rugero muri Tanzania na he byose barabikora wenda bari gutanga iyo message bari gutambutsa ubwo butumwa sibyo. Luvumbu uretse kuba ari hano famille kare aba baturanyi be abandi bantu bafite icyo bapfana baraho muri Kongo kandi bo bavugana nyuma y'akazi iyo atari mu myitozo iyo atari he avugana n'abo bantu mu buzima bwa buri munsi. Igihari cyo ni kingiki kuba yabikora wenda tuvuge akabikorera mu Rwanda nicyo kiremere ariko n'ahandi hantu ashobora kuba yabikora. Igihari cyo ni kimwe kuri Eritier Luvumbu Nzinga abantu twese tugomba guhurizaho kubikora. Simbibona kuvuga ngo wenda biragombere ko bamutegura cyangwa se bamucamo ngo abikore yabikora no kubwo babyumva na famille nuko baganira akaba yakora iyo geste bitewe nuko famille yanjye ndabibona gutya hano mbona wifuriza konga ibi nibi uko ntago tuzize tubona bikora mbere ko ikipe y'igihugu ibikora. Ntago tuzo bw'ikipe y'igihugu ngo ikora ibyo bintu muri kira gikombe cya Afrika hariya nta nubwo zina wo bimubwiye ngo abikore. Yego ntago nzi n'uwabimubwiye. Ikintu gihari cyo ni kimwe kuri Nzinga nk'umukinnyi mukuru sibyo wakora ibyo bintu mu Rwanda abantu ntekereza ko ahaturuka barumva ko ari umutego niko mbitekereza kumenya ngo uyu muntu aratwarwa ate Eida aragira amahoro aravanwa mu kazi biragenda bite. Ntekereza ko harimo wenda hashaka kuzamo umutego niko njye mbitekereza no mpamvu ngo n'ubuyobozi bwa Rayon Sport kumubwira kuriya ntekereza ko ni nayo angle n'abandi bantu banabitekerezamo wenda mu buryo buri politique yo kuvuga ngo uyu muntu dushobora gukora ikintu wenda kiri grave kuri we abantu bakahita bati uyu muntu avuze ibintu ashobora kuba kanze nk'ikibyimba reka mbivuge gutyo nkoresha iryo jambo mu gihe twebwe muri realite tuzi ko ibyo bintu atari ko bimeze. Uranyumva kare ndimo numva neza nubango ariko niba nakumvise neza kumukorera ikintu kinini ubango wenda umuvanye umuhagiye cyo kuguma cyo kuvuye mu Rwanda cyangwa se bikagenda gutyo gataminetinga contract hari abantu hakurya bashoka bata bigaragara ko ahubwo ibyo twatekerezaga n'ibyo twavugaga iki ni fact yuko abantu bazi ko ibyo bintu koko ariko bimeze. Abakinyi ba Kongo urumva buretse gato abakinyi ba Kongo bari mu gikombe cya Afrika yego bakoze ibisana biriye yego ariko babikoreye muri Cote d'Ivoire turabibona. Abakinyi b'abakongomani Jitsi yatubwiraga ko abakina muri Tanzania barabikoze kandi nta kibazo message yabo barayitanze yego ariko ibyo ntago u Rwanda rufiteho control kuko ntibyabereye mu Rwanda kandi u Rwanda ntizi tubona runasohora statement sibyo wenda ruwamagana ariko ibyabereye mu Rwanda bari byo tubwira yego nibyo ndi gukubwira nakubwiye ngo kuba byabereye mu Rwanda kiri buze gukurikira Luvumbu yabikora Luvumbu yabikora yaje iwabo muri Kongo akabikora icyakurikiraho kiri buze uko nge mbibona mu myumvire yanjye mu bwenge bwanjye icyakurikiraho cyaba kuri Luvumbu cyagira indi image kigaragaza muri Kongo uko nge mbibona mu myumvire yanjye. Donc uyu muntu bita Luvumbu aramutse abona ati amasaha 24 turaguhambirije turagushaka Kinshasa se Luvumbu ibyo byose muvuga bibaye akabisubiramo ejo none akaza yambaye umupira yabyanditse none niyo mpamvu nyine navuze ngo ababikurikira nizera ko turi mu gihugu cy'abantu bazi ubwenge abantu b'abanyabwenge Luvumbu baramuganiriza niyo mpamvu ntashaka bamenye umwanzuro wanyabo tugira impamvu ushobora kuba utanyumvise neza navuze ngo uyu mwanya Rayon Sport nta bushobozi ifite bwo kugira icyemezo bifataho uretse kumuhagarika nka equipe sibyo ariko irategereza umurongo igihugu kigomba kuyiha sibyo mu bushishozi bw'u Rwanda sibyo mu bushishozi bw'u Rwanda tubaziho ibi bintu bashobora kugira nkaho nta n'icyabaye wari ubizi mu rwego ruri politike akavuga bati abo bantu kubahima rero nuko uyu mukinnyi wabo akomeza agakina nkaho nta n'icyabaye. Izo ni impamvu politike zidusumba ziri hejuru cyane zatuma bafata icyemezo cyabo bitewe na situation uko bayibona. Kavuga bati rero bashaka wenda bamushutse ngo akore ibi arebe niba wenda hari nk'uwamurasa cyangwa uwamutera ibuye cyangwa uwamwirukana mu Rwanda u Rwanda rukamwihorera. Icyo cyaba ari icyemezo cy'igihugu sibyo? Ntabwo ari icyemezo yagiraho ubushobozi cyangwa abafana twebwe cyangwa abanyamakuru oya mureke tujye muri match. Ni ukuvuga ngo ni icyemezo kidusumba
kiri hejuru cyane kiri bufatwe ku bwanjye aramutse abisabiye imbabazi akagaragaza ko byamugwerereye akagaragaza ko yitandukanyije nabyo bitazanongera kumubaho bamureka akaguma mu Rwanda njye ku bwanjye kuko ni umukinnyi mwiza nubwo ibyo bitego 10 atarenza muri sezo cyangwa izo kufuratera utazigereranya n'igihugu ngo unabikompara unabitekereza ngo ariko ngo urabona ntitwatorera ko ari umukinnyi mwiza we ibyo byo nta gaciro nta n'umunota umwe bikwiye guhabwa icyahabwa agaciro nicyo Luvumbu bivugaho kavuga ati mbabarire wenda nashutswe wenda nahubutse wenda nagize nte kandi ntibizongera u Rwanda mu buryo bwarwo bwo kugerageza kugaragaza image nziza nkuko basanzwe babikora bakabyoroshya sibyo ariko bitavuze ko u Rwanda runafashe icyemezo nk'uko bivugaga ya alternative imwe wavuze usanze ari premeditation ari ibintu bitamugwiriye kuba ari premeditation byo n'urushabana ari fier yabyo ntacyo bimutwara Reji yabikoze yabitekereje afite imyaka 40 irenga sibyo gutura mu Rwanda umwana azi umwuka mu buhari azi politiki iri iwabo azi icyo abakongo bamani bavugaga abakinnyi b'igihugu nta kintu yakoze atateguye atakizi ibyo byo rwose si debo sport rero gira nambabaza rimwe na rimwe hari igigwirwa n'ibintu nayo byo mbabwira ngo umuntu yitera ibibazo hari n'ibyo aterwa n'abandi ntago mutangiye gusobanukirwa mubiri mwibiriza ryo gukemura ibintu itateje kuko ibintu tujye muri match bavuga ngo yari inka y'umwami menyare yiriye nyine gusa ese yigiye gukina muri Mozambique muzi byayibayeho ijya gufanwa n'abarwanyi hari umuntu witwa igira gute kandi ntiyabatumiye Sport rero urumva sinzi rwose ibintu bigwira birababaje kandi kabiri hari umuntu mbere ko tuyajyamo mbere ko tuvuga nimwe muri match nziza zari ziryoshye muzo nabonye n'amaso ariko muri iyi sezo match nziza ndavugaga ko nitujyamo turahita tunatinda umuntu witwa Dise bigeze saa 10 z'ijoro yakomeje kutubwira twamuvugisha gatoya tugahita tujya muri match nta kibazo yageze saa 10 z'ijoro yo muri Etazini uramufite ngo umuhamagare cyangwa ari ungi muhamagare dore nguyo umugozi mwiza kugira ngo twumvikane hari gigiramo Dix Diedon Rihera yamaze kujya ku murongo okay ariko byaba byiza tumuhamagaye kuri telefone sa dore ngiyi ari muri uri kumuhamagara ariko ntago bikunda umugozi ndayafite kuri WhatsApp ya WhatsApp ari gicika WhatsApp ari Texas ndabumva neza ariko jewe okay nibyikupa ubwo nakaskana this bimeze bite ko twaburanye bimeze neza terukana ndi kugutoza muri championnat y'isi i Berlin we na Nyirabarame ni Kigali vuba twarabona naga rero turimo ku yego twari twatangiye inkuru yari yakababaro kuri Hakizimana Gervais rumaze kuvamo umutoza ukaze toza umukinnyi wa mbere ku isi muri marato na bo bita Kiptum irindi ko rincitsera Kevin cyangwa Kevin yego batabarutse ro mu mpanuka yego ntakubeshye icyo ndi bukubaze kiri bugorene nanze no kubivugaho nivugwamo byinshi gutabaruka ni nzira ya buri wese ariko nyuma y'urupfu rwa Wanjiro n'ibindi byagiye bivugwa hasigara je ikintu muri atletisme gisa nka conspiracy nk'ubugambanyi bamwe bagashinja societe ifite N ebyiri sinzi yariyo abandi bakavuga bahanganye nka Kipchoge abandi bakavuga abatoza bo muri Kenya bishyize hamwe babona ko umutoza ugiye kubarenga wundi nabyo n'ibindi bakavuga Patrick abandi bakavuga ko na federation mpuzamahanga bakavuga ko federation mpuzamahanga ifite ukuntu irira kuri Kipchoge muri iyo company n'ibintu byinshi byagiye bivugwa twebwe twagira ngo twumve nk'umusportifu wabaye mu nzego zose uzi ibintu bikorwa wagiye umva bya doping wowe uzi no monde ya atletisme kuturusha pe duheho cyo twakuta nka appreciation cyangwa opinion ubushishozi bwawe kuri iki kintu kibabaje cyabaye ndavuga bike mu rwego rwo kwirinda kubera yuko hari ibyo umuntu aba akeka burya ibyo ukeka nta gihamya uba ufite ikindi nayo gishobora gutuma mvuga bike Gervais ni umusirikare ntago
kugira ikintu wajya gutangazaho hari inzego zibishinzwe. Ariko Jerive n'umwe rukumbi w'umunyarwanda twari dufite, umwe rukumbi n'ikizemo nakizemo n'undi waruza atletisme y'uyu munsi. Narinze atletisme nsoma ntigeze mbamo gusoma gutya gusa nkabona ibyo abantu bavuga n'ibiki byose, ariko Jerive yarari icyo twakwita mu ndiba ya atletisme kuva muri 2007. Jerive ntago yigeze ava muri Kenya, yavaga muri Kenya aje Kigali, aje gusaba nk'ikibari wenda kirangiye akongera agasubira akajya kwitoza akajya gukina mu Bufaransa, akongera akagaruka. Ariko kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ntago Jerive yigeze ava muri Kenya. Urumva rero yabayeyo nk'umuntu witoza, abaye nk'umuntu utoza, urumva kugeza uyu munsi. Yego. Yarazi atletisme yo ku rwego rwo hejuru. So rero icyo polisi yavuze nicyo natangaza, ariko sinabura kuvuga komantere z'abantu bagiye bandika kandi ugasanga abandika komantere n'abantu